Reka nongera mbasuhuze kandi mbifurize kugira umunsi mwiza cyane. Umunsi wa mbere w'icyumweru tariki ya mbere z'ukwa gatatu 2021. Twizere ko rero kwezi mwagutangiye neza cyane kandi tubifurize kuzakugiramo amahoro y'Imana ndetse no kuzahaha mukaronka cyangwa se mukazabonamo ibyiza byinshi bitandukanye, ariko muri kumwe natwe hano kuri Legacy TV Rwanda cyangwa se RGTV Rwanda, kwa twita kose byose ni bimwe. Rero twizere ko meze neza cyane kandi ibintu byose ari amahoro kandi mwaramukanye amahoro y'Imana mu byo muri gukora byose. Rero mumaze kwimenyera tugenda tubagezaho amakuru atandukanye avugwa hirya no hino ku isi, abantu mu Rwanda, mu mutekano, mu bukungu, politike ndetse no mu yandi makuru yose, ndetse no hanze y'u Rwanda, tukabasha kuba tubagirirayo tanu kwa tanu, tukabasha ko tugenda tubabwira byinshi bitandukanye. Icyo tubasaba mwebwe no gukora like na share, ugakora subscribe, ugakanda ku nzogera iri ruhande gato, bikagufasha kugumana natwe amakuru yose dushyizeho ugahita uyamenya ako kanya. Rero muri aka kanya inkuru mbazaniye ni inkuru iri kuvugwa mu karere ka Rusizi, aho ari kuvugwa iraswa ry'umugororwa birumvikana wo muri kariya karere ka Rusizi witwa Daniel. Birumvikana akaba nk'uko tubikesha ikinyamakuru Tarifa, kikaba kivuga ko yarashwe ku itariki 20, akaba yararashwe afite imyaka 24 y'amavuko, arasiwe muri kariya karere ka Rusizi. Akaba ari umugororwa rero urumva ko yarakiri muto cyane. Ese niki cyishe inyuma y'iraswa ry'uwo mugororwa? Birumvikana ariko nubwo bibaye, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yigeze gusaba inzego z'umutekano kutarasa abaturage. Icyo gihe murabyibuka yatanze ubutumwa butandukanye. Icyo gihe hari byagendaga bivugwa ko hari abashinzwe umutekano bagenda barasa abaturage bya hato na hato. Rero umukuru w'igihugu aza gusaba ko inzego z'umutekano zakuraho kurasa cyangwa se zareka cyangwa se z'umutekano kutarasa abaturage nk'uko byagiye bitangazwa n'umukuru w'igihugu. Rero umwe mu baturage batanze ibibazo ubwo Perezida Kagame yahaga ikiganiro cy'igihugu cy'itangazamakuru, ikiganiro yahaga ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru, ikiganiro yamubajije icyo avuga ku nzego z'umutekano. Icyo gihe havuzwe polisi by'umwihariko zirasa abaturage bagapfa. Iki kiganiro cyatambutse ku tariki ya 6 Nzeri 2020, ubwo murabyuka ubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagiranaga ikiganiro n'itangazamakuru cyangwa se n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Murabyuka icyo gihe uwo muturage yaje kubaza nyakubahwa Perezida icyo avuga ku nzego z'umutekano ziri kurasa abaturage bya hato na hato. Rero icyo gihe Perezida Kagame yavuze ko inzego z'umutekano zifite ubushobozi n'ubumenyi bwo kuba zafata uwo ari we wese zikurikiranyeho icyaha runaka, bitabaye ngombwa ko araswa cyangwa se yakwicwa. Rero Kagame yavuze ko inzego z'umutekano zatojwe bihagije ku buryo zishobora gufata uwo ari we wese niyo yaba ari ruharwa, bitabaye ngombwa ko araswa. Urumva ko rero umukuru w'igihugu yabivuzeho abibajijwe n'umuturage, avuga ko ingabo cyangwa se abashinzwe umutekano, inzego z'umutekano zatojwe bihagije ku buryo atari zishobora gufata uwo ari we wese niyo yaba ari ruharwa, bitabaye ngombwa ko araswa. Rero ibyo yabivuze muri 2020 ubwo yagiranaga ikiganiro n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru. Icyo kibazo akaba yarakibajijwe n'umuturage. Rero ku rundi ruhande Perezida Kagame yabwiye abanyarwanda bari bamuteze amatwi ko abarasa abantu babikora ku giti cyabo, ko bitakitirirwa urwego runaka kuko rutaba ari rwo rwabimutumye cyangwa ngo bibe ari igikorwa gisanzwe kimenyerewe. Ibyo akaba hari ibyavuzwe n'umukuru w'igihugu icyo gihe muri 2020 asubiza umuturage havuga ati rwose ku rundi ruhande niba umupolisi arashe umuntu cyangwa se niba undi wese ushinzwe umutekano arashe umuntu, ntabwo byakwitirirwa
igipolisi cyose cy'igihugu, kuko ntabwo biba babimutumye, ababikoze ku giti cye ntabwo byakwitirirwa polisi yose cyangwa se byitirirwe inzego zose, kandi bikozwe n'umuntu ku giti cye, ko bitakitirirwa urwego runaka kuko rutaba ari rwo rwamutumye cyangwa ngo bibe ari igikorwa gisanzwe kimenyerewe. Ntabwo ari ibintu bisanzwe cyangwa se bimenyerewe kuraswa by'abaturage, ntabwo bimenyerewe. Niyo mpamvu rero batagomba kuba babyitirira urwego urwo ari rwo rwose. Rero komiseri mukuru w'urwego rw'igihugu rw'imfungwa n'abagororwa CG George Rwigamba yigeze kubwira kimwe mu binyamakuru bikorera mu Rwanda ko ubutumwa Perezida Kagame yahaye polisi bwo kutarasa abantu nabo bubareba abo muri RCS. Rero numva ko icyo gihe na komiseri mukuru w'urwego rw'imfungwa n'abagororwa RCS nawe yahise atanga ubutumwa avuga ati ubutumwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatanze natwe buratureba, ntabwo natwe ntabwo Kagame yahaye polisi bwo kutarasa abantu nabo bubareba abo muri RCS, bidakwiye ko umuntu ushinzwe kugorora abantu yabarasa. Icyo gihe yagize ati inama za nyakubahwa Perezida wa Repubulika nizo kandi ni nziza rwose, zadufasha cyane, ariko nakubwira ko umuntu uraswa biturutse ku mimerere yashatse gutorokamo. Rero Rwigamba yavuze ko hari abagororwa baba bumva ko aho bari atari aho bari bakwiye kuba bari, ahubwo ko ibyiza ari uko batoroka gereza. Rero yavuze ko bibaye ngombwa ko umugororwa araswa biba akaraswa rimwe na rimwe ntapfe, kandi nawe yemera ko bibabaza umuryango w'uwarashwe, ariko akavuga ko hari igihe biba ngombwa. Rero urumva ko na komiseri avuga ko bibabaza umuryango w'uwarashe, ariko aravuga ati hari igihe biba ngombwa mu gihe umugororwa yanze kumva ko ahari ariho agomba kuba ari, agashaka kuba yatoroka gereza, ariko nanone umurashe ntabwo amurasa mu cyico, ashobora kumurasa ahantu batamwica kugira ngo ntamwice, ariko hari igihe biba ngombwa ko ashobora kuba yaraswa mu gihe aho ari atahemera, ashatse gutoroka gereza se, ashatse gukora ibindi bihabanye n'amategeko. Birumvikana, urumva ko rero ni byinshi byavuzwe birumvikana, ariko muri aka kanya uko nabibabwiye bazana inkuru y'umugororwa warashwe mu karere ka Rusizi. Se ni iki cyishe inyuma y'iraswa rye, ni iki cyabiteye? Byose ni hano kuri LGTV Rwanda cyangwa Legacy TV Rwanda, byose ukagenda ubikurikirana. Komeza ukore subscribe, like na share, utere comment, ibindi ubiturekere tugende tukugezaho inkuru zitandukanye kandi zigezweho. Birumvikana rero ikinyamakuru Tarifa cyamenye ko hari umugororwa w'imyaka 24 witwa Daniel wari ufungiye muri gereza ya Rusizi warashwe ku wa gatatu w'icyumweru gishize arapfa. Gereza ya Rusizi yubatswe mu murenge wa Kamembe hafi y'ibiro by'akarere hitwa Cyangugu, akaba ariho iyo gereza yubatswe. Amakuru y'iki kinyamakuru gifite nuko avuga ko Daniel yari yarakatiwe igifungo cy'imyaka igera kuri 4. Ese ni iki cyaba cyishe inyuma y'uwo mugororwa warashwe? Ni iki cyaba cyateye iraswa rye? Rero urumva ko hari ibintu bikomeje kuvugwa, ari inkuru ikomeze kugenda icaracara hirya no hino ivugwa kwiraswa ry'uwo mugororwa. Rero turacyategereje icyo umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa Senior Superintendent of Prison Peri Uwera Gakwaya atangaza cyatumye iriya mfungwa iraswa, ndetse niba nta bundi buryo bwari gukoreshwa ngo ifatwe itarashwe ngo ipfe. Ibyo nibivugwa, akaba bavuga bati rwose ategereje umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa icyo bivugaho, ni cyaba cyatumye uwo mugororwa araswa, ni cyaba cyishe inyuma. Ese nta bundi buryo ari kuba yafatwamo ariko narashwe cyangwa se niyicwa araswe
kandi bavuga ko wenda bashobora kurasa ahandi hatamwica mu buryo bwo kugira ngo nyine bamufate, ariko we bikaba bivugwa ko yarashwe ku wa gatatu agahita yitaba Imana. Numva ko rero ni byinshi biri kugenda bivugwa muri iriya gereza. Rero ubwo umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa nagira icyo abivugaho nabyo turaza kuba tubibagezaho. Reka rero mbashimire, bifuriza gukomeza kugumana natwe ibyo dukora mu biguma cyangwa se mugumane natwe, kandi Imana ikomeze ibarinde.